Ndi papa sava. Madede waje reka nawe isi kubona uribuka ariko ukuntu wazaga wigize ubatanje bakankubita ukazana pourboire ukajya urazinjugunyira nkazitoragura hasi sha noneho nawe wabaye umuseriveri nta rwose wimvuga ayo magambo sha yemere nese inoze iki ngiki ndagikuramo gutya n'intoki ntabwo bicyakwa aho ndetse reka kugira ubugambo bwinshi ntabwo wowe nta maso ufite nta bwenge ufite ubundi hato ubundi izo nzara arazikora mu cyokezo ntabwo ziri bupfuke ziravanamo n'umubiri baya ubwo ntabwo ari kwaca izo nzara Madede ndashaka ko igitunguru uhita ugikata vava nkuko hatugiye ntabwo nabikora kasu ntabwo ari ngikindi gikaze ntabwo gikase kubera ni kasi intoki mwana kazi cimburanye none se ese ubundi reka nkubaze Madede uzakora akazi ibintu wavuze uzi ko ntuze na kimwe nashoboye byose uri kubaza wavuze ko uzi kotsa uvuga yewe n'amoko atabaho ko ntuze na kimwe ushoboye tangiye guhunga se uri kujya he none se uziga kotsa uri guhunga imbago hatu ese mundi hatu Madede yagiye nese hatuva nkubaze ino nkoko umva nyine ho hamare umuriro uzime nese urazima bajya bye nese hatuva nkubaze ikibazo cyawe hatonge nyine mbwira iyi nkoko biragenda gute kugira ngo nyine tuyotse imbere n'inyuma kugira ngo imbere hanyuma mu byo yavuze uzi kutse nk'uko yari irimo wabivuga utazi uko bizagenda cyangwa mu mafaranga uzahembwa uzagabana hatunge ahubwo noneho wowe wavuye aho ngaho ukajya guseriva aho ngaho umenye ko ndi supervisor ubimenye nta stress utangiye gutegeka se tondere nkubwira uratangira kubaza uko botse nkoko utaramenya n'uburyo bayipfura n'uburyo bayikata ugomba no kujya ikata ugafata icyuma ukayikata uzayotsanya n'amababa uko nawe ibyo ngibyo hatongetse iki naribi ntayiwawe none bambwira ese wagiye mu kazi ushoboye ibyo udashobora nibwira ukuntu inkoko nayotsa imbere hagashya n'ahanga hagashya nyine gashya yose pe ukabibona ko ubundi uri kuvuga gutyo gusa kuguha ubwenge uzi ko umuntu ajya mu ishuri akiga agatanga na minerval ubundi mu by'ukuri wowe nicyo uzi ubundi aravugira urundi niki uri kuvugiraho uzi ikizami ngiye kumuha uri kumva isuku ntuyizi ndayizi muri kwizina ikintu cya mbere ni isuku ku mubiri kubikoresha ahantu hose ugiye gufata isabune na womo n'icyangwa iyi nkoko ugenda uyikube izi isa neza tubone kuyotsa buri murabaza wowe kandi urayikuba imbere n'inyuma kandi uyikube mwaritse ibyo bintu mukareka ko ngenda umukozi mugenzi wanyu tugomba gukorana neza mwanyigishe neza mutambesha umukozi mugenzi wacu uzi inkoko bayogesha isabune wibagiye undi kuntu avuga ngo uri waje uri ngo gira ubugambo ngo ndimo ndabaseriva ngo mfite ubugambo ko numva ahubwo ufite ubugambo buri mbere y'ubwabo karagitsinze cyakora nari gateze umutego karagitsinze inkoko ntago bayogesha isabune yewe umutego nari nguteze umva ngomba kukunyuzura ibyo yagiye unkorera mu bakiriya aranyigishe ngiye ko najanga ko umukozi mugenzi wanyu mwamfashije ase oya basubiramo uri iki uri umukozi iki mugenzi wande kandi ninde ugukuriye mu bijyanye n'akazi okay muvugane none rero jya umenya ko rero isi idasakaye kandi ubamba isi ntabwo ayikurura uramutse uyikuriye yagira gute murakurukana nyine yagushwanyuzamo agatuza igice kimwe n'ikindi hariya urumva fata inyamushiti kwirata rero mwereze imushita shita rero hasakaye akubite ikibuno hari umubiri ubyara udahatse kuko yiwe atuziranzara mu biryo bizirembe komeza usige utazi umwanzi asiga iki tugiye kwiga gushita kugira ngo umenye gushita neza kwashyushye cyane mwana warashyuye nese wari uzi ko uje mu hano haba firigo umva hato Madede naje mu gushaka bahana kandi kazi ajye nko mu nkarakara sibyo ajye kubumba cyangwa se ajye akora amasuku kuko ibintu byo bya service nibyo mu gikoni numva atabishoboye afite umwara cyangwa afite umwiri reka tumworohereze kuko nago yagera imbere ya metre Tami Hatungi ngo agene ntanakanamenye ugiye kwiga gushita banza umbwire amavuta arajyamo iki iyo bigeze mu bakora niwo uranyigisha cyane cyo kwiga oya nyine ndi kukubaza ko twashyizeho amavuta kandi turashyiramo ino mishito turashyiramo zina noreba uwo mubiri wawe umeze nk'inyama y'inyoni umukanya uraje uretse fata umushike fafa banza utungura urutoki rwawe banza urutobore umanza umenyereza amaboko yawe
none se nutabyiga ubu uzajya kumbabura ushyiraho ikiganza ku muriro umeze gutya amasabe reba urabibona urabibona ugomba gushyira umubiri bigashyuha akaboko kagashyuha shyiraho nawe wanshyira shyiraho bishyuha ugira ngo menyereze intoki mazemo nk'amasegonda ngashyiraho gusa hatunga ubwo ndashyira ikiganza mu muriro wowe nkumvira ngo cyata waretse kuvunikira ubusa ngaho banza utunga urwo rutoki rwawe dutunga ikizi tungamo umushito umenye reba urakoresha reba njye imishito ubwayo mbafashe reba ukuntu mba ari kugira vuba wowe nutabyiga ariko waraze n'ikindi bano reka tumusige twigendera wino tujye kwigira kuri buze nyine brushete ebyiri usige brushete ebyiri vava abari njye nzotsa sinyenye nangaha oya we wenyine oya niho nimbabura uraburi wenyine tangira ushite ugira shiraho uraburi kumwe nimbabura niko tukubwira okay sigarana n'inkoko kirafasha vava tugende hano hajyaho intongo 5 tujya kwigira kubyina mata girava nyine musigirije brushete ebyiri mushite njye kwigisha maraba nkwigisha nese ndaza gushiraho iki nimara gushiraho ibyo shita byawe twabivuye nyine ndabigenza gute nyine sigubwiye basi nimara gushiraho yaranje ndabigenza gute tugiye kwiga maraba zishirire ubwo tukuzishyura ndakwigisha maraba nkwigisha kugwira inkindi nkwigisha icumu ndakwigisha kuvuza ingoma agasiga kwasi n'akasiga kwezi nkwigisha ikimanuka tangiye kwinyagambara nk'uruyongo hatu basi nkatira kino gitunguru kirangira akoye wateretse inzara gwaje gushaka akazi urashaka uri kumva rero ubu tugiye kwiga amaraba ariko se wabitinze mutabikora nyereka njye somve manze ngusobanurire wavuze amaraba gushinga icumu kugwira inkindi ikirenge cya nyirabambare uri kumva kuki banza urebe kugwira inkindi ni ukwirata ukirya niba uzi ukuntu wari wabona umuntu uvuga igifaransa wari wabona umuntu uvuga igifaransa wa bonjour ça va vous avez bien travaillé dore reba se ukareba ku maboko gusa so gushaya yato ariko aya ni amaraba atabeshye gusa gushaya ni ukugwira inkindi wa runtu ni imbyino z'abakobwa ariko noneho ushobora kuzaba umutoza noneho tondere ngo ikirenge cya nyirabambare rero ugomba kubyiga unavuga mu kanwa nibwo umenya gusa sinavugaga nyine reba none gushinga icumu rero ni twagiye twasubira muri uzabimenya ariko uri kuntanga njye ninjye uri kukwigisha hanyuma arangiza rero hari ibyo bita noneho mbese ubwo icyo ndakimenya ariko njye nigisha nk'umuprofeseri mwana nayo ngende umuprofessionel ntabwo njyewe ndakwigisha ugomba kubyina noneho nk'umuntu uri ku mukondo ku mukondo ubwo nkuvanye ku ruhembe ku bikokora rero ku mukondo noneho mu gushinga agacumu ugashinga wirya ugira gute none si byo si nk'ibya mbere hato jya ku murongo nkwereke tuzi ubonye ko cya kirenge twagiye canca noneho rero reba ugomba kuba umuhango reka nkubwize ukuri urabibona uramutse ubyinnye gutyo sibyo uri go kubyina urwago nta n'ibishishwa by'ineke baguha nyigisha nyine ibintu wabyina ku buryo umuntu areba ibintu muri kubyina akavuga ati aba bantu ni ababyinnyi umuhamirizo nta ntore itivuga shaka ikivugo ugomba gushaka ikivugo kuko iyo ugize gutya ukagira gutya ukagwa mu nka ugomba kugwa mu nka uzinira tukara rutambe rw'amahiga merwo ndurihamwe kigali rwamagana amakota ubwo so uvuze ngo iki ari kuyivuga ugomba kuvuga bigasobanuka sawa byasobanuka imuhanga ruhanga nyanza huye nyamagabe cy'ikorora kirahekenya ukagahita uko ite byaye ko muri mugaragurika nk'ibinyamugera musimbagurika nk'intozi nk'injugu ziri mu ipano bimeze bite gusa wambaye nisho cyakoze kubeshya ni kubi bye na bie arakishakisha
murakishakisha mani iyo rinete ni filime uko mvugije impundu kandi ni ibyishimo byari bindi unzi ukuntu usuhishije amaboko yombi rwose komera cyane ca bugufi ongera umanuke yego boss umeze mute umva ni ukuri pe Eh? ikote wambaye umeze neza kabisa noneho buradigidigi bwaje yambaye gutya utwizere ko nyine biri bugende biteze sawa iri kote rigurirwa oh vous a dit que je serai ministre ngo vous avez ministre dora population jewe narababwiraga nti mutuze utwo tuntu udakora ikosa ugakuraho uburyohe bw'iri koti noneho rero uko amasaha agenda akura niko rigenda rihindura ibara uza agashandi riba rifite icyo bita mwangaza subiramo mwangaze mwangaza ni imirasire y'izuba biri kuri tisi bimeze nko bya byivugo byawe itisi mwayibona bayibonye igitisi ikoze muri peteroli umpasa agashari ifite mubwira igitisi ikoze muri peteroli cyangwa ahubwo bayihanaguza peteroli no ikoze muri peteroli ni ukuvuga ngo peteroli iyo bamaze kwikora bakuramo ibyitwa bya benzine bagakuramo ibyitwa bya peteroli bagakuramo ibyitwa bya alcohol bagakuramo ibyitwa bya goudron bagakuramo ibyitwa bya bitumen barangiza bagakuramo noneho n'ibingibi bivamo itisi ntabwo ucyumva ngo nk'abari abaperezida bitwa ba Kim Jong ba Papuriya ntuza Yohani Paul II umwe wikaragaga n'umutwe bambaraga imyenda ikoze muri peteroli Yohani Paul II yahise yitwagaga n'umutwe ariko uyu muntu ajya kwiga kudoda ikote uwari doze banza yararyigiye ku gasimba bita injereri yayindi komande ntariyani reba ibipesi ukuntu agasimba bita injereri uretse reba ibipesi ukuntu biba bireba reba ibipesi intoboro zingahe 4 ufite udutoboro tune iki nicyo bita karite y'abasirimu none se bita byanyu bumeze bute ko mugaragurika hano se ngire kora ibyo nababazaga turi kwitoza ikintu cyitwa dastationnel ntibyatangiye muzana ibyo intuzo byo kujya mukora ngo bya karaoke n'ibiki nijoro byo kubyina abakiriya byarahombye biriya musigaye mubyinira abakiriya bwabaye gutya ubu ni umwitozo ushobora kongera akandi kantu ka dastationnel none se hano harikora ubundi mu gifaransa harikora ko mutangikira mu vugisha amagambo mu gifaransa dastationnel muve muri ibyo shana kuko abakiriya bacu turashaka kugira ngo reka tugende gakeya ngende ngo na feri zo kugira ngo nirire ninywere kandi ariko mumeze neza abashaka tumeze neza ariko nyine ko mukishakisha kabisa nyine nawe urabibona amatama yanjye urabona yatangiye kumera ikibazo reka kuvuga amagambo menshi igenda hanyuma nimwe muri guserivana turumva tumeze neza cyane wa mukobwa se mwiza bimeze bite kamwiza hano se ko hari abakobwa beza benshi tuvuga urutonde vuba hari ngiye kujya ndavuga nawe uvuga undi madederi stop navuze se niba hari mubwire aze yakira umukire madederi hamagara madederi mubwire uti arahari oya nanjye bashobora kuba adahari ubwo adahari ndakase arahari mubwire madederi azanyakire ubwo ariko natwe nyine akira byose sigihaye amafaranga buretse gato fata inoti ufashe uyisubize uyu mugabo ntado fata izo noti neza zifate neza uzirambure neza zisubize buretse zana ayo mafaranga hano urakora ikosa ryo gukuraho inoti singiye kubwira amadede ibi byose wowe biteye ubu amafaranga yose ntibanyatse karatambwire amadede amafaranga aravuna zana tuyiruka turagabana neza utaje byo guhita ndavuze mumereza zanano muhereza nukazazana ibintu byo kwikubira iyo ni imico mibi rata amadede ngiye kumubwira ze ceceka ndaguye ijambo n'undi munsi igihe cyose abantu babahaye ikintu muzi yuko mutakivunikiye mujye mwicara mwitonde musangire bike bihari niba muri mugaburiye umuntu inkoko ntayimari mwicare mwumve ko ari imisigi yose igiye muyigabane mwitonze birumvikanye mubwire amadederi azanyakire kurwanira byinshi ukabura na duke urakabyara ubyaje sawa agenda shaka byari inka se bien mumugire vuba kandi ndi kwihuta sawa mufite iki mu gikoni tipe ntibirisobanukirwa tera agatebe ahangana icaye
neza nayo guterera kanda mu gikoni dufite kegeze gishyiremo akameza kugira ngo kegeze gishyiremo akameza zanarira hari komande se mu gikoni ndabazanira hari ikihugu yego dufite byinshi cyane se no kubivuga jigo de chèvre musokoro mbavu igitigu hatu manu kumana shana wangu n'abagome n'ingegera muri manu hatu shatu mwambaye mukaza mukamfasha kuko ibi bintu uko ngiye mbona nta byiviramo ngiye nyine mwambabariye baragufasha iki ese ko nuzigiye cyose asigaye nta kintu urakora manu hano byihora n'undi byarangiye ngewe umutwe umva byihorere byarangiye nta kintu ubundi ubwo urashubijwe ugize amahirwe uvuye ku cyokezo umva wa muntu wawe icyavanye uzi ibintu bimeze neza byashyushye ngwino ahubwo madederi ibintu byo bireke turabyikorera madederi widuhombya ngwino ndakwereka ngwino budege dufite na komande yitwa ibandakwe bandakwe iyo komande nshobora kuba narigeze kwiryaho mu Budage bandakwe si inyama zigize wimena ibanga reka ni resete uretse madedera abanza se mubwira abanza se none se niko iyi marete ndayitereka ku mutwe wawe ndayitereka ku mutwe wawe wewe nayikubikira nta kibazo madede ni wowe tuzana agapeti tigidi nzana agapeti genda bero sava bitese bravo yambi madede biti umeze neza wow amakuru gusa neza noneho biti ni ibiki ni wowe cyane yewe madede nari ngukumbuye umeze neza ndishimye sava yo bitese ni byiza wowe isi so yesu we ntabwo wahindutse disi icara ubwira amakuru yawe biteze kumuza amagambo nkoresha nanjye nayabuze kwiki wow uracyakora hano cyakora byagenda gute ese digiti urasute se ko wahindutse nahindutse gute ni izuba ni amavuta mabi ni iki shana ubuzima nyine tu ubuzima byumvikane ko butagenze neza niba biri aho ntabwo biba byiza iminsi myinshi digiti yewe madede nari ngukumbuye cyo vuga bien reka nkubwire ikintu kandi ese umva manu wenda hano bari bambwiye ngo bafite amakomanda agize mugende mufate ihene yaboneka ihene se yabura ikiri mbisi itari akabwana itari gatoya itakiri umushwi itari umushwi nyine ibona ko yatamiye ubwatsi byose mucomeke mu muceri ihene y'ikibwana se turayifite ndavuga ihene nyine ishishe igaragara ko yatamiye ihene nziza ya urashaka umutavuze cyangwa urashaka ndashaka ihene ruhaya ihene yose mushyiremo umuceri mushyiremo ibitunguru bwira ka kagabo ko mu gikoni kariya ntuza cyane atunge muyotse yego mvuze ngo mwotse iki twotse ihene iri mu muceri mwotse ihene iri mu muceri nimumara kuyotsa mbere y'uko ishya minota 5 mumenyeshe ntegure kurya ngiye n'abadede ahubwo tukiri aho ngaho mbese ntabwo uri bukore ndaje nyine tujye kotsa ihene umukiriya ashaka ngende kwakira umukiriya manu umeruka nkiri ku rwego rwawe sibyo
umeruka nzangaha nkavuga nawe ukavuga ntabwo narimbwiye umukozi mugenzi wanjye ceceka kanjye ndi kumwakira umeruka nzangaha mukajya muvuga ngo digi ngo niki byo uzi ikintu kirimo aha urakizi meruka nza hano nikopesha ubupeti ese karacyagura 1000 yego hereza ntacyo akirazuza 2 nari mvuze ngo mwotsi ihene yose mushyire mu muceri ya 2 se mwotsi ihene mushyire mukanya mbambaye amafaranga muyarwanira ayo nayo mbahaye mugire ibitekerezo mu cyokezo okay mwotsi ihene mbere yuko ishya mumenyesha iminota 5 dutegure kurya gena amadederi yo hene kirubikanye sasa kirumvikana ariko okay madede ndanezerewe ihene yose turayimara njye nawe ni ngombwa se ko tuyimara umva manu ni ngombwa ko umva nitutanayimara muze muyidohokereho mubwira ka kagabo kubwinyo kamwe gishobuja siko kakiri nyiri boss yo hano papa sava n'umugore nawo baryeho sinumvisha nakabwa bavuga ngo mwazanye imbwa iracyahaba irahari mbere rero mukate iki kishingo mukate mu manyagure mushyiremo n'utuntu tw'amagufa two gukomeza amenyo muyishyirara muntu uzana yirye nuvuga ngo mwyaranje ne tuyimare okay ubwo kora ihene rero yose bakora ihene yose hanyuma kunywa ndafata icyo nangiye kubaza ngo tukuzanye madedereka ngusabe nizere ko tamwe inzoga ariko ntabwo bwabo ceceka ntabwo rero mbajije madede nizere ko ubuzima butakunywesheje inzoga ziciriritse digitiyo ya rwose ndakinywera kuri kakawa ni kakazi twasangiraga okay genda uzane ibirahuri 2 icupa azana agapishi okay uzana ikirahuri okay nanjye mpakarahuri buriya kwera ibibazo byo kuba ntinya kurwaragurika ibirwara nka bya diabete n'imyijima buriyo abantu batangiye kubona amafaranga dutinya gupfa reka twishwe n'ubusa nagira ngo nzira amayoga ntagiye kunyiturikiriza umwijima shyira mu karahuri wine kame urashaka sweet ya dry ntabwo ari ngombwa wimbaza amadetaye menshi kandi ikintu cy'umukige nta muntu ubaza umukire ngo sweet ngo dry ngo biki wowe uricara ukavuga uti umuntu ari ku rwego rwo kunywa iyi niba umbona gutya mfite amafaranga nzanira iri dry ubwo se yandi tukuri mwese nifite akantu kikakama gake zaniyo yego basaba aracyafite akazi ese ntabwo ujya afata ibintu by'amahugurwa ngo abigishe uburyo bwo kwakira bake icyambere mubabwira amagambo make mubavugisha ibintu bike mugira gute shadigitiana no kwideburira akazi no kwideburira ndaje rero ngiye guhindura ubuzima n'izina ry'Imana imyaka yose maze naricaraga umutima wanjye ugatera ukagukumbura avuga ni madederi wanjye kwiri ubizagenda biti yicara nkumva Didi nayo nkumbuye cyane ariko cyane Didi buriya uretse biriya bintu bya mbere nyine twajyaga dushwana bya hato na hatoya ariko ntabwo byakoraga ko nkukunda ngufitiye amarangamutima numva nyine uzi ukuntu umaze iminsi ndyama Didi ko maze iminsi nkurota c'est vrai byakwiri maze iminsi nkurota naryama Didi nkarota turi kumwe nkarota turi ahantu urumva ndagenda mbura amahoro nkabyuka Didi nkicara ku buriri atekereza ku Didi yo akira kandi sha manu wadusukiye wadusukiye kurabitaburiye kuko nawe hano ndakira uri kumwakira nyine mwakira umva sha se mukorana muti mukorana muti kubwa boss reka cyane mu nzuza byarwe boss kubuzima Mungu yarasazega nta discipline ntaki ariko humura kariyemeye hano ndaje ngukure muri ubu buzima ndaje ngukure muri ubu buzima no ndaje ngukure muri ubu buzima nkuriza urwego nkuriza urundi nkuzamure mu rundi gushyire ku yindi ntera baraje bakurebe bumirwe abatazi iterambere ry'abato bagiye kujya batahwa n'itiko ku buzima bwacu madede
bien wari uri kumbwira ibyo ariko ndashaka kugira ngo twumvikanire akantu gatoya ndi kubwira ukuntu maze iminsi nkurota wari uri kumbwira ukuntu maze iminsi ndota noneho rero ndashaka kuganira nicara ku buriri mbabarira ushyira akadomo nkubwira akantu mana nkasenga abandi mana ninongera nkabona umuje na digidigi wanjye gukarira nkarira rahira ni ukuri do aka kareba ndashaka kukubwira ijambo nge rero nkubona nka madederi nyawe kuramo iki gitabo uri kurema icyo kigofero nkubwira ijambo ni ukuri kw'Imana abahungu ntibari mu ndege madederi ngewe nzanywe n'ibintu bibiri kuki se ndeze kwa piga nzenze ntafite akabari keza se nkaka kuki se ntagiye kwa nyiripinda kuki se ntagiye kwa Lideburandi ntabwo ejo bundi umukiriya yashoyemo amafaranga niba ari gukora kuki njazi nari njeje kukurutura mu rwo runtu sinanabona imbaraga zo kuvugana nawe usutyo siko mbibonye nkumva umutima utangiye gutera nkumva ncitse intege ntureba kubaye keza akanya shyira hasi shyira hasi kubwira ko nje guhindura ubuzima bwawe ukagira suri ingingo ibiki tuza twemera ndi busubiremo ngo urabyura ute ngo urawusubiramo umuntu abatizwa kangahe ndaje guhindurira ubuzima humura kandi harya keretse niba n'amakuru yuko nakize utayamenye sinkoresheje komande y'ihene se igura ngahe se mbajije ibiciro se ndacirikanwa humura tuza akantu rero nari ngiye kubwira kari gaturutse ukuntu arunguye ukuntu urukundo rwagejeje ukazamuka kukantegereza ukabusigaye disi uryama ukarira nge rero nigeze gutekereza ni ukuri yego kuba twarabanaga dushwana tugira gute simbizi ashobora kuba ari ubwari ubukene kandi burya ngo ubukene abasangira ubusa bitana ibisambo rero mbere y'uko mbona amafaranga twari tuwe mu buzima nyine bwo gusunikana n'iki byose gusa dushimira Imana yatumye ntera indi ntambwe nkatekereza buriya bwenge bwo kujya kuyashaka muri buriya buryo nagize gutya iminsi nk'ingahe itatu ishize ndagutekereza ni izina ry'Imana umutima urakubita nenda gushwanya guri ku bwonko uzi ko nageze aho ngafata umuti w'imbeba nkiyahura kubera kukubura utapfuye harasi imboga mbi ziva mu nkono nari gupfa gute nanyweye agafuniko kose ka teremusi k'umuti wica imbeba sinapfa ariko uba amafaranga mfite ndakubwiza ukuri yuko ntashobora kurya salade niboneye ubu sinshobora kurya zinga ritogeje neza sinshobora kugenda ku moto kwa kundi wenda biba ngombwa nkaba nkwigenzeho kwa kundi tuba twasinze ntitujye mu modoka mbavuga ni Imana imfasha ngere mu rugo nsigaye ntinya gupfa kuko mvuga ubu n'akantu gashobora kunyica gato cyane kwa kundi ugira ngo pa umutima ugahita umpagararana ngapfa kubera amafaranga mfite amafaranga ku buryo ntinya gupfa ku rwego rw'uko Mana yanjye umuti w'imbeba ntiwapfa agafuniko kose ntacyo kantwaye ariko ndakumenyesha yuko bombo yo ku gati yonyine ahita imbirindura ndi gaseko nibyo nyine byo kuba uri umukene nta mukene upfa ubusa rishwe kandi byari urukundo n'ukuri rw'ukuntu nakubuze numvaga ngo kubi warankumbuye umuti w'imbeba ni impamo y'Imana mu ijuru nejejwe no kuri rukinkunda nanjye ndacyagukunda madede nanjye ndacyagukunda kandi ndishimye kongera kukubona kabisa umva hishimye ngewe rero ugiye kuguhindurira ubuzima gute rero hari umukire ufite sitasiyo ya esanse ejo bundi turimo kuganira yaje kumenya yuko mfite amafaranga nanjye amamiliyoni atari menshi ariko turaganira nyine kugira ngo dutangire gukorana turakorana birakura miliyoni zigenda zizamuka ku buryo ubu ndimo kubaka apartment yego yawe yanjye cyangwa niwo mukire no nzayita zashyiramo ikinuza cyo hasi kirimo amakawa ahantu abantu bicara bakaganira bagasoma ibitabo nzahita digi lounge bya bintu ujya ubona ku bibuga by'indege hanze biba birimo amawisiki ntakuntu wanyongeraho we nzagukorera noneho we ndashaka kuzagushingira noneho madederi snack bar ni ukuvuga ngo madederi snack bar ni ahantu hanywera abantu batajya bajyana 30, 20, 50 no ni booking y'ibihumbi 200, 300, 500 icyo gihe ubimanaginge nanjye ubwo amapartema bizabigize ariko ndashaka ko tuzakora uruganda rukora sauce tomate yego ubwo icyo ngundagurana nacyo ni uburyo nzahuza madederi Trifonia ngabihuza na Digi Jean Bosco ndi kushaka ukuntu tuzakubitamo inyugute enye nanjye bagiye ni Silvania Silvania n'ukuntu nakavugaga neza disi kajya kuzamo ikintu cy'ikinyaturukiya Silvania wiwi madederi disi we yo ubwo rero ndashaka ukuntu tuzahuza Digi Jean Bosco ngahuza na madederi Silvania
ubwo tuzavuga dima digidigi madederi ni DMs no reka mpereke ahubwo uzahindura izina nawe uhite witwa digidigi Sylvanie nanjye nitwe digidigi Jean Bosco buriya umugore kugira ngo agaragaze uburyo yimariye mu mugabo ahindura izina rye rikitwa iryo ry'umugabo ni ukuvuga ngo uzitwa digidigi Sylvanie nanjye nitwe digidigi Jean Bosco madede ndumva ngo kumbuye cyane ni ukuri ndi kugukumbura nkubona ubu ngiye kujya baba we hagati aho rero aka kazi ni ukugasezera nta neguza ugahita ukavamo ugahita uza tayari ukinjira muri bizinesi ubuzima bugakomeza akora ikimo rero ndi kukubwira ngo niba uri muri Madederi snack bar ubwo deje wisuba manager wabyo uzaba ndi manager wabyo ibyo bintu kare bitanga urukundo ngiye nagukunze niyo satani yaza akarujyamo urumva abamarayika bakongera bakigomeka ku mana bakamanuka nk'uko satani yashutse va ntabwo bashobora kumenera n'urukundo rwanjye nawe nkava muri aka kago byori muri aka kantu k'amafutifuti kamufasa turi gutinda kubijyamo ikibazo rero ni kimwe ikihe ubu se nyine biransaba iminsi kuko ntabwo pasava nahita musezera ngo ntamaje kumuhereza udakora ikosa ukamera nka wa mugore wa Loti wahindukiye barimo kubabwira ngo bonge Babuloni agahinduka igishingi cy'umunyu Madede umutima wawe uracyatekereza kuri incakarafu y'umukene uracyatekereza kuri ubuzima bumeze gutya budashinga yambura ubushwambagara urumva rero guhita musiga aguhemba ngahe aguhemba 80 yonyine 80 niyo uhembwa maze yaranyongeje ejo bundi yaranyongeje ntabwo bishoboka kabisa ugiye njyewe ngiye kuguha akazi nkugire manager w'izo business zose ubundi ahubwo duhita tunapanga hari izina ryanjye Madede snack bar urumva mukadigidigi Jean Bosco urumva uwatekereje uburyo agomba kwicara ubuzima akabugaruka uko agomba kugenda kibana no ahubwo babarireye byose bitagenze neza nanjye si byari nge ariko ntabwo bivuze ko ntagukundaga naragukunda Madede ubabarire ngewe ni ngewe wakubabaje kandi nukuri ukuntu nge nagukundaga ntabwo rwagombaga kundi nukuri ndagukunda ndagukunda cyane nanjye ndagukunda n'ahantu byaje c'est vrai ariko nanjye ndagukunda ko umuhungu udasanzwe umuhungu mwiza uzi gukora boga umva umukobwa wese yakwifuza ngiye kugira mu buzima bwe ni ikirano n'umubiri ndasha ahubwo ububitse utwo dufaranga maze kukira ntabwo uri budushye ntabwo yareka no bite uri mu kazi se uri mu kazi ese ko wicaye utari gukora ahantu ntihateguye ibintu byose biri aho ngaho ufite ikihe kibazo ndimo kuganira na sheri wanjye sheri wawe yasimbuye akazi kagomba kuba karahase ubu ngubu kuganira na sheri ni ikibazo umuntu tutahirukana umaze igihe kingana gutya yarambuze no kuri telefone kubizi ko nta telefone nyigira banyibye telefone narabona amafaranga yo kugura telefone ibintu byose bikaba bijagaraye gutya ngo uri kuganira na sheri mu kazi kuganira na sheri wanjye bigutwaye iki wewe iyo madamu wawe sheri wawe yaje umugore wawe yaje simbona watunaye witunaritse muri ukamuhereza umwanya ukicara mukaganira ubu ni bose wabwira njye mba nitunaritse mba natunaye nitunaritse hakuzi ko umaze kwigira inshege ubu iyi taburiya niwo wizinze gutyo urajugunya nk'ibizibaho ni wowe sepasema ndi kubwira gutyo ntago wiyizi se ninde ndakubaza ninde uri kubwira gutyo ndeba unyitegereze wahaza akazi nahaza akazi kuba nkora ahangaha ni impuhwe uba wangiriye ni impuhwe uba wangiriye nkora ahangaha kubera ko ari impuhwe uba wangiriye waje udatakamba se ndakubaza umpemba ngahe harya nyibutse neza ntabwo mbyibuka umpemba ngahe harya nangahe
uribagiwe ku cyumweru se hari kera ibi minsi niciyemo wibagiwe wihembwa njye ndimo ndabaza ninde muntu mfatira ibikoresho akajugunya nk'ibyaye by'abana nanjye ndakubaza waba uzi umuntu urimo kuvugana nawe waba uzi umuntu uri kuvugisha gutyo gerageza ushaka uburyo umbwiramo mu buryo bwiyubashye unyubahe kameme njye ntabwo ndi kuri level yawe gerageza kabisa uciringe ibyo bintu uri kubibwira bosi wawe bosi wande wowe uri bosi wanjye wari bosi wanjye ubu wakize wavuyemo hano reka mbwira pasava subiza ibi bintu ndakubwiye ngo ntiwongere kuvugira hejuru unyurira ndakwiyamye irebe ndebe nawe wirebe n'indeshyo yawe uramenyera hejuru y'iki urabona uri igiki uragakimbwira iwanyu mujya muturubura ariko ariko se umuntu nubwo yimenya ntabwo wimenya ku buryo untinyuka ukampangara nta n'isoni ufite nta n'ubwoba uri iki ni igiki se ahubwo urabona ntari ni iki ntari ariko washeze washikoye uriho uranshinga aho nta burenganzira ufite bwo kumenyera no kunyurira ngo harya ngo nukuri umukoresha wanjye ngo unkoresha ahangaha ntabwo ukiri umukoresha wanjye kuba wankoresha ntabwo biguhe uburenganzira bwo kuza kumbwira uko ushaka kunyurira umva naguhagararaho wowe naguhagarara ku mutwe kukurira nta n'amasegonda byantwara n'undi munsi uzajya ungendera kure nta soni urumva ngewe ukuntu uri kuza unyurira unyataka ese ujye wiyitegereza abantu barakira neza mugashaka gusuzugura abantu ku buryo uzi ukamenyera ukambaza ukanyubaha ukamenya kariya kageni waransuzugura igihe kirekire ndashaka kukubaza unsuzugura nkande ninjye ufashe mu urankoresha ni so wanyu cyangwa mukuru wawe adede urumva uri muzima cyane urarwaye bakuvuze cyane ahubwo se wowe uri muzima ndekura sinkurekuye pasava ndakubwiye ngo n'undi munsi ntuzongere kumenyera ntuzongere ufite se ko mbona ufite mu boss akwegida uzagasuzugura abantu babarihaye gusuzugura abantu arazanyurira anuka ambwira uko abonye ngo ngiye ngo natayitaburira hanze njyewe marasuzugura umusheri arimo arasuzugura sheri w'umukire arimo arasuzugura sheri w'umukire sheri bebe tubyoroshye wirakara wirakara tubyoroshye waba irebi tubyoroshye n'undi munsi mu bantu uzajya umenyera utondagira ntabwo ndimo ntuzongere uranyumva neza hagarutsemo ikintu cyo kurakara ubusa ibyo bintu ntabwo ari sawa papa sava ntuzongere shaje ujye usaba umukiza gufashe gutsinda kamenya tuza bigenze bituma ndorera nawe uri kungumurira abakozi ku buryo baza kumfata mu ijosi yewe mukire wadutse madede nje ntabwo njya nkubita urokotse uyu ujya gupima abagore ariko nabakubitana mwese wongeye kwibeshya gato ukanyurira nabakubita umugeni ubonye umurokotse utangira gushaka kumfima ndakubwiye ngo sinjya ndwana n'abagore wifatira umugabo gutya pasava ndakwiyamye turagusyamo ibiryo by'inkoko wowe uza kuneza abakozi banjye urimo kwiyahura grand frère Ni wowe? tworoshye ibintu ninde wiyahura sinaze ko bakunigana ukaba utangiye kumfima ndagukubita nanjye papa sava tworoshye ibintu uretse tworoshye ibintu si inshuro ya kabiri ngumurira abakozi uretse tworoshye ibintu musubize inkota mu rwubati mwirwana intambara ya kamere dushyire ibintu mu kivandimwe mwevite rodega hatagira umuntu wicundanga umva rero nkusaba mwene data inshuti yanjye shiri wanjye urukundo rwanjye narabuze sibyo mbabarira wikwigura kuri uwo muntu mureke uyu ntabwo ari revo yacu ntabwo ari ku cyiciro cyacu uyu nguyu ntabwo twikwireshyeshya ntabwo umunabi ari igisubizo cy'ikibazo oya nese uri kumusaba imbabazi se njye ntabwo musaba imbabazi ariko nanone twishwana uramusaba iki bose ngiye kumfima afitanye nta kibazo se waje kungumurira abakozi reba ibintu byanjye byose aho babite ese ubundi wowe niba uri umukire papa sava ndashaka ntabwo mvugana nawe ndashaka kukuhakana hino tuvugana ariko se kumfima waceceka ndangizanye ikibazo n'uyu wowe rwose nimushaka mujyane ntabwo nyiri kuri revo yanyu
basi niba uri umukire ko ibyo nkora nawe uzabikora. ni gute ushuka umukozi wanjye agafata ibikoresho mukajugunya hasi nk'abari kubijugunya ibyimba? ntawe nigeze nshuka. se ni umukozi utagira ubwenge ko ngiye papa sava ndashaka kumuha akazi, ndashaka kumwangaje. se papa sava arya hano iyo waterateranyije warundarundaranyije utuntu tw'udufaranga twawe iyo wahombye n'iki udufaranga ubona si nka miliyoni cyangwa 800 si nkayo ngayo. ndashaka kuguha akazi. ndashaka kumuha akazi ahagana he nyine muri apartment wanyemereye ko ngiye kujya nkoramo. ndashaka kuguha akazi uzi ko uzajya ukora patuwarete tuguhe miliyoni ku kwezi. ibyo bigoye yase ko ari imbanziriza mushinga agiye nkubwiye ko akazi gahari ko mwagiye mureka gushyanuka no kwihutira ibintu. mwagiye mugenza ibintu gakeya. nibyo baba bavuga rero ngo buri gihe muba mushaka kugira ngo muteranye abantu na rubanda. nk'ibyo bintu byo guhuruduka ukavuga apartment ninde wari ubigutumye? ninde wari ubigutumye? ninde ugutumye ngo ujye kuvuga ko ufite apartment mutanze akazi? simbizi madede buri gihe ngiye nipfa nawe urahuruduka ukagira umunwa ugashyanuka ukagira ibyo bintu bya apartment nabigutumye ngewe. mveho utangwa tantera nyanga ndakubaza ibintu wambwiye byose mukanya twicanga si twari babiri. ibihe bintu nakubwiye si twari babiri. ibihe navuze ntunyicaje ahangaha ukankurutuza mu kazi uvuye mu kazi unyishize ahangaha atari ibyo ngibyo uri kumbwira. ntabwo ushyirisha ahangaha ndakwiyamye uribushe ntungweho mwiyame umbabarire cyane. ungize umusazi. mugize iki? ungize umusazi. uratekereza ufite ubwenge ariko ntabwo ushobora kwicara ngo ukuremo itaburiya uzi ko utarangizanya na boss nurangiza unyiyegamizeho. madede urata girlfriend nta ibyo bintu ni ibintu by'imitwe madede simfubusa. digidire kabwo ngiye simfubusa nawe. ikizi utaba wanyinishaga digidi nta utaba wanyinishaga ngo ngiye uze untesha umutwe mu kazi kanjye uze untesha akazi ariko se subira hariya bavuga ngiye subira hariya digidi utanyirishira hariya ibintu bya apartment atareka ibintu bya apartment ngiye nigeze mbivuga ngaha nigeze mvuga ibintu bya apartment uramubaza yarahari baza ngiye nigeze mvuga ibintu muzasubiramo ngiye rwose ibintu muzasubiramo yuko digidi yabonye amafaranga yabaye umukire agiye arimo kubaka apartment agiye kumakazi nkangiye nkajya nkoramo nk'aba manager waho. none nyumvira ibintu atangiye kuzana digidi miliyoni 5 natomboye nkiguramo ikibanza ubu habasigayemo iki koko tubwizanye 5 nizo urimo kubaka amafaranga 5 se sina natomboye 3 ntaguramo ikibanza hari ubwo ari nayo namena n'ikamyo y'amabuye urumva zigenda zima ahubwo nukunyataka bagira ngo banezeje ubufaranga bwanjye baburye ngwiki digidi reka nkubwire apartment ujye ukina nabo mu ngano. ntabyo namubwira abeshye ujye ukina nabo mu ngano ujye ukina nabo mu ngara digidi. ariko nakubwira ni subira hariya hirya subira hariya hirya rwangana akazi kawe. ubu uri mu bantu b'ubwenge umuntu ashuka uricaye iminota 3 mubaka apartment murarangije. nuko wenda bijamo ibintu by'induru ntabwo byari byari byo kugira ngo nanjye nerete nyine kwa kundi nyine nawe ashyiragamo kantu k'umutereto ariko kari hagati yacu nyine ako kantu k'umutereto ngaho ufata ujyana ujye gutereta. oya iki se ntikigeze ubu ntituri muke cyane muri ko mwakubaka apartment z'ibikenyeri bwa bundi abana bubaka simba mbona bagerekeranyije bakagira 3 biranga mugende muvire mu rugo. ariko uretse araza reka mushorera naza tugende cishwa ngaho atungi uretse nta komande yashyizeho kwanza banza gushirira hene wasize ushirishijeho hariya banza gushirira hene washyizeho hariya ufite umunsi mukuru ishyura ihene ihene ni iki? fata telefone ni ihene ni iki? nizi wayini n'ibyashyirishijeho byose n'amafaranga yemereye bari abahungu gira vuba vuba ishyura hanyuma ngiye uza gukirisha ihene bari batarayishyiraho bayishyizeho atungi manu namuciriye isiri ngo ntayishyireho ihene mwayokeje ntimurayotse. none ninde wababwiye ngo muyishyire ihene sinababwiye ngo nimuyishyire ntabwo nende bakugwereza inoti za sanyisa niba kugucira isiri ni akazi kanyu no murayishyura murayishyura ku mana yanjye mano ngwino hano byereka mbabwire ububwa bwawe neza bwanze gushira n'ubu uracyari meze gutyo yishyurira gira vuba ishyura ihene ma tugende gakeya mano ntabwo navuze ikintu cyene ngahita ngwereza inoti ya senyisa nkongera ngagwereza indi igihumbi ngahita ngucira isiri reka mbabwire namwe mujye mumenya ariko reka mbabwire jya namuciriye isiri ndamubwira ngo nayishyireho arangije ayishyire kandi ishyura ihene mani ishyura ihene kandi ntari buyirye none siramari kutayirya kwawe ntabwo bitureba
ntibampaye ariko wavuze ngo boss yavuze ngo tudodoke ngo na boss ngo ashyire mu jombe mu turatwinyo twe ngo na mabuja ngo aze n'abadodoke bivuze se ibyo bintu wari kwivuga ari isirisi ariko akantu ndi kuvuga haruguru mutari kuzirikana mwumva iyo ngingo muyizirikane ndayivuze haruguru nagiye mu inoti ya senyi isa nkamwicira isiri kara akamenyetso kuko ihene batayishyiraho uwayinise yayishyuwe grafre ubu wamfima koko kandi urishyura ihene cyangwa nayo wishyura reka basi noneho tuyigabane tuyicimburemo imirwi buri wese afata umusate we noneho nishyure tuyigabane ugabana nande urishyura ihene nayo ko ntabwo nagoye ntase ubu nagoranye ugabana nande tuyigabane Papa Sava